iyo urose barimo barakwirukankaho nijoro, uwo ni Satani urimo arakugenza. Satani akwirukankaho ashaka kukwambura iby'Imana yakubikije. Mu bintu azashaka kukwambura cya mbere ni impano Imana yaguhaye. Iyi mpano Imana yaguhaye nizagutunga, nizatunga n'umuryango wawe, nizatunga buri umwe wese, nivamo n'imikoro. Ugasanga umuntu afite impano y'ubucuruzi, umuntu afite impano yo gukora, mbega umuntu afite impano yo kubaka, bigiye bitandukanye n'abandi bantu bose rero. Niwirukanka rero ukaba warose izi nzozi, ukabona rimwe urukwisha biri gukunda, irindi urukwisha ntibiri gukunda, uzabyuka usaba Imana imbaraga. Uwo ni Satani ushaka kukwambura. Abantu benshi bikunze kubaho bagashikama noneho bakarwana. Bivuze ngo iyo ushikamye ukarwana n'abo bantu bakwirukankagaho, ubu uri kurwana ni urugamba rw'ubuzima wari urimo uracamo. Nibiri kukurwanya, uri kurwanya nabyo. Iyo uhagaze mu rugamba, abantu bari kukwirukankaho cyangwa se abantu bari kukurwanya ukarwana, iyo utsinze ubu uri kunesha urugamba rw'ubuzima, rw'imihangayiko, rw'ubukene cyangwa n'ibindi by'ubushomeri. Ariko iyo utsinzwe ukirukanka ugakomeza, bivuze ngo Satani aracyakwirukanka inyuma, bivuze ngo Satani aracyafite imbaraga zo kukurwanya. Ikintu ugomba gukora nk'iki nk'umukristo ni ugusenga, ugasaba Imana imbaraga igakomeza ikakurinda ibyo bintu byose. Iyo urose icyo gihe urimo uraterera umusozi, ukabona umusozi uraremereye cyane kandi abantu barakwirukankaho bashaka kugufata, bivuze ngo uwo ni Satani ushaka kugusubiza inyuma mu buryo bw'imikorere yawe. Ni Satani ushaka kugusubiza inyuma mu buryo bw'iterambere ryawe. Bityo rero numara kurota izo nzozi, mu gihe uzaba urimo uraterera umusozi ukabona Satani ukabona abantu bakuri inyuma, cyangwa se hari ikindi kintu kiri kukwirukanka inyuma, byari byanze, ukagerageza ugakomeza ukarwana no kuzamuka. Bivuze ngo ni ubuzima urimo uranyuramo buri munsi, ni ubuzima urimo uracamo bugoranye, ni ubuzima bufite intambara, ariko ugakomeza kurwanya kuko hari ikintu ushaka. Nusuhura n'izo nzozi ugomba gusenga, ugasaba Imana imbaraga, ugomba gusenga Imana ikagushyigikira. Hari abantu bibaho byamara kubaho ako kanya ukabona minutse umusozi aratangije araruhutse. Bivuze ngo ni intambara, wenda ugasanga nk'umuntu afite ikintu kimuhangayikishije cyangwa kimuremereye cyane ku buryo bidasanzwe, bigatuma nta n'ikindi kintu yageraho kubera icyo kintu kimuhangayikishije, ariko yasenga akumva araruhutse. Bivuze ngo rero iyo Satani ari kukwirukankaho gutyo, arimo arakurwanya muri icyo gihe, nta kindi kintu uba usigaje uretse gusenga byonyine. Satani agenza abantu kugira ngo abasubize inyuma mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Nibarangize bakora ikosa ryo gushidikanya ku Mana ko ari nzize, bahore biganyira. Kandi Bibiliya yavuga ngo ntago nkwiye guhora niganyira. Amen. Kuko abanyamibabaro nyine n'abantu bahora biganyira ntago bataha mu bwami bw'Imana. Satani tagati yiwe ni yihe? Ni ugushaka gutuma uhora wiganyira, ni ugushaka guhora utuma ubabaye, ni ugushaka guhora utuma mbega nta kiza ugeraho. Ariko Imana yo yiteguye kukugirira neza, Imana yiteguye kukurwanirira, Imana yiteguye kukuneshereza. Icyo ngusaba ni iki rero? Fata akanya nanjye gusenga muri uyu mwanya. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose, urareba abagaragu bawe, urareba umwana wawe ababajwe n'inzozi yarotaga, hari ibyamugeragezaga, hari uburyo Satani ashaka kumurwanya. Ndakwinginze umanure imbaraga zawe, ndakwinginze umanure ubushobozi bwawe, ndakwinginze wongere umurwanirire, ndakwinginze wongere umuneshereze, kuko uri Imana ishobora byose. Nyemerera muri aka kanya umushyigikirishe ineza yawe, umushyigikishirize urukundo rwawe, mu izina rya Yesu, amen. Komeza udukurikirane, nimba hari izindi nzozi warose tuvuge tuzigusobanurire. Hanyuma ikindi wandika komenti, usharinga abandi, ndetse utarakora subscribe ku Irembo ry'Ijuru ukore subscribe. N'ikindi utaradufollowinga kuri Instagram, kuri TikTok, kuri Facebook n'andi hose mudukurikirane. Evangeliste Pierre ndabakunda, n'Imana irabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. Yesu abishimire.